amajoro y'amaganya y'amivu y'amaraso ubwo abacu bashiraga ibuka. Ikaze bakunzi ba MC Karoli TV. Turi mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Turi ku nshuro 31. Aya mahano yagwiriye bene Kanyarwanda uko yakozwe bigaragara ko yateguwe ndetse ashyigikirwa n'ubutegetsi bwari b'icyo gihe. Kuri iyi nshuro tugiye kugaruka kuri umwe mu bategetsi baza komini wakoreye abatutsi amahano ndengakamere, bikagaragazwa ko abakomeza kuvuga ko jenoside yatewe no guhanurwa kw'indege Habyarimana ari ikinyoma cyambaye ubusa, kuko witwa Gatete we yatangiye kwica abatutsi kuva mu kwezi kwa 10 1990. Ese uyu Gatete ni muntu ki? Avuka he? Yize amashuri hehe? Mbahaye ikaze, Ntirenganya Charles. Iyi ni MC Karoli TV. Iyo ubwiwe jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1993, mu bayikoze ku isonga ubwirwa izina Gatete. Iri zina rizwi cyane muri jenoside yakorewe abatutsi, ni ryo wahoze ari burugumesitiri wa komini Murambi, Gatete Jean Baptiste, wateguye akanashishikariza abahutu kwica buri mututsi wese wari utuye muri iyi komini. Gatete Jean Baptiste tugiye kugarukaho yavutse mu mwaka w'1953, avukira muri segiteri Rwankuba muri komine Murambi. Gatete Jean Baptiste wari burugumesitiri wa komine Murambi mu cyahoze ari Byumba kuva mu mwaka w'1981 kugeza mu mwaka w'1993, n'umwe muri ba ruharwa bagize uruhare rukomeye muri jenoside ndetse urukiko rurabimuhamya. Amateka mabi ya Gatete azwi cyane cyane mu bice by'Iburasirazuba, by'umwihariko mu yahoze ari perefegitura ya Byumba, ubu ni mu turere twa Gatsibo na Nyagatare, ahari benshi bafatwa n'ikiniga iyo bumvise iryo zina. Komini Murambi yari ituwe n'abatutsi benshi kandi bize, abandi bifashije, maze Gatete abiraramo arabica ahereye mu mwaka w'1990. Gatete wari inshuti magara ya Perezida Habyarimana, yabaye intangarugero mu kurimbura abatutsi mu mwaka w'1994, hamwe na Juvenal Kajerijeri wari burugumesitiri wa komini Mukingo, ndetse na Fideli Rwambuka wari burugumesitiri wa komine Kanzenze mu Bugesera. Aba bose mu mishyikirano ya Arusha hasabwe ko bakurwaho bagakurikiranwa n'inkiko, aho gukurwaho bazamuwe mu ntera. Gatete agirwa umuyobozi muri Minisiteri y'Abagore no guteza imbere umuryango. Nubwo Gatete yahinduriwe imirimo mu mwaka w'1993, yakomeje kwitwara nk'aho ari we ukuriye komini Murambi. Mu mwaka w'1990, Jean Baptiste Gatete yateguye umugambi wo gusaka ingo z'abatutsi, yitwaje ko ari gushaka inkotanyi n'ibyitso byazo. Hafashwe abagabo benshi boherezwa gufungirwa Ibyumba, abandi bicirwayo bitwa ibyitso. Mu bikorwa by'ubugome Gatete yakoze agamije kwica abatutsi, birimo ko yashinze ishyaka rya Sederi agamije kumaraho abatutsi bose. Yashinze kandi ikinyamakuru cyabibaga urwango cyitwaga Ukuri kwa Murambi, ashinga umutwe w'interahamwe z'abagore witwa Interamwete, wari ugizwe n'abagore n'abakobwa bari bashinzwe kwica abana n'abagore no gutera imbaraga abagabo bicaga, ndetse ashyiraho n'umutwe w'abana witwaga Imiyugira, wavugirizaga induru abatutsi bose aho babaga bari. Gatete yashyizeho umutwe w'interahamwe zidasanzwe, aho buri segiteri yagombaga kugira interahamwe 150 zakoze imyitozo zikitwaza ubuhiri yise nta mpongano y'umwanzi. Ahangaha yashakaga kuvuga abatutsi. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, Gatete yategetse interahamwe kwica abatutsi babaga muri iyo komine ku buryo nta n'umwe wagombaga gusigara. Tariki ya 11 Mata 1994 ni itariki itazibagirana mu mitwe ya benshi, by'umwihariko abari batuye muri Murambi, kuko aribwo abatutsi ibihumbi bari bahungiye kuri paruwasi Gatolika ya Kiziguro bishwe bigizwemo uruhare na Gatete. Tariki ya 7 Mata 1994, ubwo jenoside yatangiraga ku mugaragaro, Gatete yakoresheje inama abwira interahamwe gufunga imihanda yose yo muri Murambi kugira ngo hatagira umututsi n'umwe uhunga. Gatete kandi yashyizeho komisiyo yo kujya kuvumbura abihishe mu bihuru. Interahamwe yari kwica benshi yari guhabwa amapeti ya gisirikare, kuko nk'uwitwa Sebatsinzi yabonye ipeti rya kaporari kuko yari yishe abatutsi 42. Ikinyamakuru cyitwaga Ukuri kwa Murambi cyo cyakoraga gute?
Iki kinyamakuru cyashinzwe na Gatete ngo kiri mu byatumye hicwa abatutsi benshi muri Murambi, cyacishwagamo abatutsi benshi babeshyerwa ko ari ibyitso by'inkotanyi kuva mu mwaka w'1990, hakaba haragiye hicwa abatutsi benshi bitewe n'iki kinyamakuru. Gatete uyu nguyu ubugome bwe ntabwo bwari busanzwe kuko yicishije n'uwamurihiye amashuri. Jean Paul Museni Sibomana ubu ni perezida wibuka mu karere ka Gatsibo, avuga neza uburyo sekuru ari we warihiye Gatete amashuri, ariko ngo mu gihe cya jenoside Gatete niwe yahereyeho yica. Yishe abandi ba burugumesitiri abaziza kudatanga amategeko yo kwica abatutsi. Burugumesitiri Gatete yicishije burugumesitiri Muramutsa Yoakimu wa Muhura kuko yanze we kwitabira kurimbura abatutsi. Byari ku itariki 16 Mata 1994 bamaze kwica abatutsi Kiziguro, noneho Muramutsa baramufata afatwa na Koloneli Nkundiye Leonari, umusirikare mukuru wa Rigabiro nawe wicishije abatutsi Kiziguro, bari kumwe na Rwabukombe Onesiforo wari burugumesitiri wa Muvumba, ubu we akaba afungiye mu Budage. Ni nabwo bishe Muramutsa Yoakimu, umuryango we yari yawuhungishije abavanye imuhura babamarira irw'inkwavu. Burugumesitiri Muramutsa Yoakimu we bamwiciye kuri Muhazi mu Ntaruka w'Igikayonza, kandi bamwica nabi kuko bamuzizaga ko yigeze gushaka gukorera perezida Habyarimana kudeta hamwe na ba Kanyarengwe, Rizinde na Kagenza mu mwaka w'1990. Yarafashwe arafungwa, afungurwa mu mwaka w'1991 bamugira burugumesitiri, ariko ntiyacanaga uwakana Gatete inshuti magara ya perezida Habyarimana. Gatete niwe watumye jenoside yakorewe abatutsi ishoboka mu gice cy'iburasirazuba mu gihe kitageze mu minsi 20, kuko ingabo za RPF inkotanyi zafashe umupaka wa Rusumo mu mpera za Mata 1994. Gatete n'interahamwe ze zimaze kwica abatutsi Kiziguro, bahise bajya kwica abatutsi Karubamba muri Rukara. Nyuma yaho bakomereza mu kiliziya ya Mukarange ku cyahoze ari komini Kayonza, afatanyije na burugumesitiri Celestin Senkware wa Kayonza. Bakomereje mu kiliziya ya Kabarondo, bakomeza Kigarama, basoreza Nyarubuye. Ubwicanyi bwa Gatete yabukoze akoranye n'abandi bantu bakomeye barimo Koloneli Rwagafirita, Lieutenant Koloneli Nkurikiye kubona, Lieutenant Mihigo, Emmanuel Habana Cyasa, Jean de Dieu Mwange na Celestin Senkware, kandi hajemo Jean Bizimungu, Gerard Kayonza, Jean Mpambara, burugumesitiri wa Kigarama Mugiraneza, Konseye Gaspard Kamari, Gasigwa Karangwa na Agustin Nkundabazungu n'abandi. Gatete kandi yicishije umudamu we w'umututsikazi bari barabyaranye umwana wari ufite imyaka 8 icyo gihe. Urukiko rwashyiriweho u Rwanda rwakoreraga Arusha rwakatiye Gatete gufungwa burundu ku itariki ya 29 Werurwe 2011, ariko nyuma yagabanyirijwe ibihano kuko mu bujurire bwe byagaragaye ko yatinze kuburana ugereranije n'igihe yatewe muri yombi. Ubwo yakatirwaga gufungwa burundu, umucamanza yari yasobanuye ko Gatete yagize uruhare mu gushishikariza abantu kwica, ndetse ko ariwe wari inyuma y'urupfu rw'abatutsi amagana bari bahungiye i Rwankuba kuri Paruwasi ya Kiziguro ndetse n'iya Mukarange, bibwira ko ariho babona ubuhungiro hanyuma bakaza kuhasiga ubuzima. Mu rwibutso rwa jenoside rwa Kiziguro hakinguyemo imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi bagera ku 142 biciwe mu yahoze ari komine Murambi gusa. Mu bugome abandi bantu bagenda bagarukaho, ubwo Gatete yari burugumesitiri wa komine Murambi, se na nyina bamusabye umunyenga mu modoka kuko aribwo bwa mbere bari bagiye kuyijyamo. Nuko Gatete abashyira mu modoka, abavana Ikiramuruzi, arabajyana abageza mu ishyamba rya Gabiro, arangije abakura mu modoka abataho ngaho, arababwira ngo nimusubire iwanyu Murambi n'amaguru, ngo kuko iyi ni rifuti nari nabahaye nyine mwayibonye. Nuko basubira iwabo n'amaguru. Gatete arakata n'imodoka yongera asubira ku biro bye bya komine Murambi aho yakoreraga. Mu bundi bugome buzwi kuri uyu Gatete bivuga ko yari umuntu wize kungufu cyane ku buryo nta musore n'uyu n'umwe wamunaniraga muri komine ye, ngo arafite tekinike nyinshi zo kurwana ku buryo nabitoje intera hamwe zibishyira mu bikorwa mu rwego rwo kwica abatutsi muri jenoside yabakorewe mu mwaka w'1994. Ngayo amateka ya Gatete. Gatete wari umwicanyi ruharwa, Gatete ufatwa nk'umwe mu bacurabwenge ba jenoside yakorewe abatutsi kuko yari n'umujyanama wihariye wa perezida Habyarimana
ku buryo bukomeye cyane, ndetse abantu bose baramuzi muri perefegitura ya Byumba, cyane cyane muri komine Murambi. Usibye naho ngaho n'igihugu cyose kiramuzi nk'umunyamarorerwa, nk'umuntu wishe abatutsi ku rwego rukomeye. Ngende ntirenganya Charire, iyi ni MC Karoli TV. Bye bye. Bye. Ibuka